ushobora kongera ibiro mu buryo bwiza utiriwe wangiza ubuzima bwawe. Abantu benshi batekereza ko kubyibuha bisaba kurya cyane ibiryo bituzuye, harimo kunywa isukari nyinshi, gukoresha amavuta cyane, kurya buri kanya. Ukuri nuko ibyo bishobora kuguteza indwara aho kugufasha. Ukaba wimereye neza nta n'ikibazo ufite, cyangwa unagifite kikaba ari gitoya, ariko kubera gukoresha ibikwangiza ahubwo ukajya uhora kwa muganga ukabura byose. Ngiye kukwereka uko wakongera ibiro mu buryo bw'umwimerere ukoresheje indyo yuzuye irimo proteine, irimo vitamine n'izindi ntungamubiri zose umubiri ukeneye. Ibyo ukabyongeraho gukora siporo cyangwa imirimo isaba ingufu, ukirinda stress kandi ukita ku buzima bwawe mu buryo bwuzuye. N'abajya bavuga ngo ntako nagize, ngiyi niyo taye yanjye, ndaza kukwereka ibiro ukwiriye kuba ufite. Ufashe ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe, ibyo byose iyo mibare ndaza kuyikwereka kugira ngo nawe urebe niba koko ibiro ufite ari byo ukwiriye kuba ufite. Hari na regime wakoresha iba irimo intungamubiri zose zikenewe kugira ngo wongere ibiro byawe. Hakaba n'indwara zatuma utabyibuha, izo nazo turazivugaho, tukwereke n'imiti imwe n'imwe wakoresha noneho za ndwara zigakira ukamera neza ukabyibuha. Niba wifuza kubyibuha neza ukagira imbaraga n'umubiri mwiza utari uw'indwara, kurikira. Kongera ibiro igihe waba ufite ibiro bikeya cyane, unanutse hahandi nawe koko nyine wiyumvamo ko ushaka kubyibuha. Hari ibintu ushobora kuba wakoresha n'ibyo wakwirinda, noneho bikagufasha kuba wabyibuha ugasubira ku murongo neza nta kibazo biguteje. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni uko ugomba kurya 3 byibura ku munsi. Buriya kurya buri kanya, kurya kenshi ntabwo ari byo bituma umuntu abyibuha, ahubwo bishobora kuba byagutera ibindi bibazo. Nuko kubyibuha wanabyibuka byibuha nabi ibyo udakeneye, ugasanga ugiye no kuzarwana no kongera gushaka ikindi cyakunanura, kandi mu by'ukuri ari cyo kibazo cya mbere. Rero iyo wariye 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ariko nimugoroba ukagerageza kurya kare, ibyo ngibyo rwose bishobora kuba byagufasha kukongerera ibiro. Ikindi, hari abantu batagira apeti. Kuno umuntu usanga adashaka kurya, yanarya akarya tuntu bagira ngo n'utw'umwana kandi atari umwana. Ubundi bivugwa ko byibura umuntu mukuru agomba kurya hejuru y'ikiro, ubwo ndavuga ibiryo bihiye cyangwa se n'imbuto n'imboga bitewe n'ibyo wahisemo kurya, ukarya byibura hejuru y'ikiro, ukaba wakirya ukakimara cy'ibyo bintu ugiye kurya. Bino ubyumve neza, ntago ari ukuvuga ngo urye ikiro cy'umuceri, ngo urye ibiro bingahe by'ibirayi, oya, bavuga ibihiye. Ni ibiryo byahiye, ntago ari ibibisi, kubera ko nk'ikiro cy'ibishyimbo ushobora kugiteka cyamara gushya kikavamo nk'ibiro nka 5. Icyo gihe ntago nyine byo biba kuba wabikoresha byose, kuko nanone byakubangamira. Hari urugero nyine uba ugomba kuriraho kandi ukagira naho ugomba kugarukira, ariko minimum ni uko byibura utagomba kujya munsi y'ikiro cy'ibiryo ugiye kurya bitewe n'igaburo ugiye gufata. Noneho ikindi cya kabiri kigufasha kuba wabyibuha, ni ugushaka ibintu ukora cyangwa se ibintu ugiraho ariko bitagutera stress, nk'akazi, siporo, imirimo y'ingufu, imirimo y'imbaraga. Ibyo nabyo ni ibintu bigenda bigatuma umuntu asonza, kubera ko umubiri uragenda ugakamura isukari, ugakamura ibinure kwa kundi uri mu kazi nyine k'imbaraga, noneho bigatuma umubiri ushaka ibyo kurya, bikagutera apeti, noneho ukajya kurya wumva ushaka kurya. Naho iyo ugiye ukicara ahantu hamwe, ntuhaguruke, ntuhave, ukaguma aho ngaho, nabyo nyine nta kintu byakumarira, kubera ko ntabwo umubiri nyine uri gukora movement ku buryo nyine ushobora kuba watuma wumva hari ibyo uri gushaka. Rero icyo gihe biba bigusaba kugerageza ukabikora uko nguko, ugakora siporo, ukagira gute,
kubera ko siporo ubwayo irabyibushya. Niyo mpamvu ujya ubona nk'abantu bakoze amatuza, b'abantu nyine bakora amatuza cyangwa ngo amaboko, akenshi baba ari abantu bakora siporo cyane. Rero ntabwo siporo nk'uko abantu benshi bajya babitekereza ntabwo inanura, nta nubwo ahubwo wenda ibikora ibindi, hari ibindi bishinzwe gukora. Ariko ku muntu ushaka kubyibuha, ukora siporo yakubyibushya, noneho ikanagutera gushaka kurya bya biryo noneho wariye ukabirya ubikunze, ubyumva ubishaka, bigatuma wamera neza ukabyibuha nk'uko ubyifuza kandi ukabyibuha ku rugero rwiza. Ikindi cya gatatu noneho ni ukwirinda stress. Buriya stress ni ikintu kibi cyane, cyangwa se guhangayika cyane, cyangwa se bya bintu by'urwangano, umujinya, guhora ubabaye, urakaye. Biriya bintu nabyo ibyo wafata byose biba bigoye kuba, umugani w'Abanyarwanda, kuba byakugera ku nzoka. Bangwe rero ugerageza kwirinda ibintu byagutera stress, ukagerageza gushaka ikintu kiguhuza ibintu ubamo bindi, bikwibagiza ibyo bibazo bindi, kubera ko burya iyo umuntu atangiye gutekereza iby'ahazaza kandi atarahagera, nibyo bijya bimuviramo iyo stress. Ikindi noneho nacyo cyagufasha kongera ibiro byawe kandi mu buryo bwiza, ku rugero rwiza. Ubundi buryo wajya ukoresha, urabona iriya systeme yo kuba warya 3 ku munsi, ariko ukibuka ko nimugoroba ugomba kurya hakiri kare, kugira ngo uze gusiga umwanya wo kuba igifu cyakora ibyo wagihaye, ujye kuruhuka nta kibazo ufite mu gifu. Noneho hari uburyo wowe ubwawe wafata nk'iyo gahunda yo kurya, ukajya ugerageza noneho kwibanda ku bintu birimo proteine nyinshi, harimo nk'ubunyobwa, nka soya, n'ibindi biribwa biba birimo za proteine nyinshi. Ntabwo ari ngombwa ngo ugende ufate ibintu bikomoka ku matungo n'inyamaswa gusa, kubera ko nabyo hari uburyo biba bigomba gukoreshwamo, byanashoboka ukaba wanabyirinda ukabyirengagiza, cyangwa se ufata ibindi bintu byongewemo ayo maproteine. Ntabwo ibyo nabyo biba ari byiza, ahubwo hari ibintu nk'ibyo by'umwimerere biri naturere, wowe ubwawe ushobora kuba wakoresha, hanyuma wamara kubikoresha bikagenda bituma umubiri wawe ugubwa neza. Noneho ukajya ukora ya myitozo, ariko ukayikora muri gahunda nziza, ukayikora neza, kandi ukagerageza noneho kuyikora uri nko mu turimo, cyangwa se uri gukora nyine ibintu byo kunanura ingingo. Apana za siporo nyine ziba zikabije cyane, nazo zishobora kuba zitakubera nziza bitewe n'icyo ushaka kuba wakemura. Nyivuga ko ibi ngibi byo kurya, ubundi umuntu wariye akarya neza, akarya 2 cyangwa 3 ku munsi, akaba nta kindi kibazo afite, yaba iyo stress, yaba uburwayi bundi bushobora kuba bwatuma ibyo yariye bitamugwa neza, ndetse n'ikindi kibazo cyari cyo cyose waba ufite gituma nyine ibyo urya bitakuyoboka, icyo nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma utazamuka ngo wongere ibiro, bitewe n'uko ibyo uri kurya hari ikindi kintu kiri kubikonsoma. Cyane nk'umuntu ukunda kugira umubiri udafite ubwirinzi bwo kuba bwarinda indwara zigiye zitandukanye. Icyo gihe rero iyo akoresheje neza ibyo bintu bigiye bitandukanye, we biragoye kugira ngo azamuke ibiro bye byiyongere. Niyo biniyongereye ujya usanga byiyongereye nabi uko atabishaka, ahubwo akazarwana no kongera kubigabanya, agahora muri ayo ngayo. Rero niba nyine hari indwara urwaye, uramutse urwaye nk'umwijima, urwaye nk'igifu, urwaye nk'amara, cyane iriya nzira y'igogora ishinzwe kugogora ibyo wariye, icyo gihe burya hari igihe urya ibintu ariko ntibigere ku ntego wihaye, cyangwa se ku ntego bishinzwe kuba byageraho. Icyiza rero hano tugenda tugaragaza indwara zigiye zitandukanye n'uburyo ki wazivura ukanazirinda, kandi ukoresheje ibintu by'umwimerere bisanzwe, harimo imbuto, imboga, amatungurusumu, amakaroti, za pome n'ibindi bigiye bitandukanye tugenda tugaragaza ahangaha. Ni ibintu bivura indwara bikanazirinda
bitewe n'uburyo ki wabikoreshejemo. Ujye ubikurikirana hano biba biriho, unabisangize n'abandi nabo bibafashe. Rero igihe hari indwara uzi neza ko urwaye, ujye ugerageza guhangana nayo, biyivuze, ugana ivuriro rikuvure. Noneho ku ivuriro naho nibyanga ugerageze n'ibi tuba turi kuvuga ahangaha, kubera ko by'akenshi biba ari naturel, ni ibintu biba bitavangiyemo ikintu na kimwe, bitewe n'uko hari imiti imwe n'imwe tujya dukoresha nk'ingiyi iri moderne, ntago ari yose, noneho ikagukuramo kimwe ariko ikongerera ikindi. Hakaba niyo dukoresha ikugabanyiriza ariko nikuvura icyo kintu. Rero icy'ingenzi ni uko ugomba guhangana n'ibyo ngibyo, ibyo ubona bitameze neza kuri wowe, indwara ubona waba ufite iyo ari yo yose, ukagerageza kuba washaka uburyo ki wirinda, ukitwararika, ukayivuza, ukiyitaho, ukamererwa neza. Noneho n'ibyo uzajya urya bikakuyoboka, bigatuma wagera ku rwego wifuza kugeraho. Nyuma ndanabaha ibintu cyangwa se regime noneho wakoresha, kuko hari regime ituma umuntu agabanuka ibiro kuri gahunda nziza, hakaba na regime ituma noneho umuntu abyongera, ariko iyo regime izikurikira kuba witaye kuri ibi ngibi mvuze inyuma. Ntabwo ariko buri wese akwiriye kuzamura ibiro, ahubwo burya ibiro bizamura bitewe n'uburebure ufite. Ahubwo ubisuzuma gute kugira ngo umenye niba ufite ibiro bikeya cyane bikeneye kuzamurwa? Ufata ibiro ufite ukagabanya uburebure bwawe, ukongera ukabukuba n'uburebure bwawe. Ibyo ubonye iyo biri munsi ya 18%, uba unanutse cyane, ukwiriye gushaka uburyo wongera ibiro byawe. None iyo biri hejuru buri balance, nta kibazo, keretse wenda wowe gusa wumva bikubangamiye ukaba ushaka kugira uburyo ubyongeraho gakeya, ariko ubundi minimum na maximum ni ibyo ngibyo. Iyo biri munsi ya 18.5%, uba unanutse cyane ku rwego rutari rwiza. Iyo uri hejuru uri mu murongo mwiza, ariko nanone nurenze ibiro 82 bitewe n'ukuntu ureshya, bitewe n'ukuntu ungana, kubera ko nabwo iyo wabirengeje uba wabyibushye cyane birenze ibikenewe. Banavuga ko ibiro byawe iyo ari bike cyane, kuba wakatakwa n'indwara bijya bishoboka cyane, kubera ko umubiri usa naho udafite ubwirinzi buhagije. Niyo mpamvu ujya usanga abantu bangana gutyo batagira apeti, baba barabuze apeti bamwe na bamwe. Hari abo tujya tuganira akakubwira ngo mva ngo njyewe ngo ndarya ngo ngira gute, ngo ariko ngo tayi yanjye ngo ningi ntabwo yahinduka. Yego nibyo, hari gishobora kuba ari iyo ngiyo bitewe n'uko ureshya, noneho n'ibiro unafite bikaba bijyanye kandi kuba nta kintu bikubangamiyeho bigutwaye. Ariko hari aho nyine ugomba kwisuzumira nk'uko nari mbigaragaje, ukagabanya icyo kigabanyo, warangiza ugakuba, noneho ukareba ko bihura neza. Wasanga bidahura nawe ukabona ko harimo ikibazo, ugatangira ugakoresha uko ushoboye kose ukazamura ibiro byawe, kandi ukabizamura ku rugero rwiza. Regime rero ngiye kuba naguha ni ibintu bisanzwe, kubera ko abantu benshi bo bumva ko kubyibuha ari ugukoresha amasukari, ari ugukoresha ibi bintu by'amavuta menshi, ari ukurya buri kanya. Ibyo bintu ushobora kuvuga ngo ugiye guhangana no kubyibuha no kongera ibiro byawe, ariko bikakwangiza, ahubwo ugasanga uko wari uri byari byiza, ahubwo uko ugiye kungana nibyo bigiye kukubera ikibazo, ahubwo bikaba byagukururira n'izindi ndwara z'umutima n'izindi zigiye zitandukanye, bitewe n'uko wakoresheje ibintu nabi. Rero uburyo bwiza bwo kuba wabyibuha ukongera ibiro byawe kuri gahunda nziza nk'uko twabibonye, noneho hari ibintu uba ugomba kwitaho. Icya mbere gikomeye kurusha ibindi byose, nyuma ya biriya nakubwiye, ni ukwita ku ndyo nziza. Indyo nziza rero ni iyihe? Umubiri ukeneye isukari, umubiri ukeneye amavuta, ukeneye za poroteyine, ariko ujya usanga bino byongewemo cyangwa se byakorewe mu nganda,
harimo ayo masukari mvaruganda, amafarini, aya mabombo, amabiswi, amashokora, amaforomaje n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo ni koko bishobora kuba byatuma ubyibuha. Ni nako n'abantu benshi bashaka kubyibuha bajye babikora, ariko bakisanga bageze mu murongo mubi, barenze ibikenewe kubera ko banakoresheje ibintu bitabasha gutuma bajya mu rugero cyangwa baba balanced bitewe n'uko babyifuza. Ahubwo biriya bintu ugomba kubisimbuza ibintu bisanzwe by'umwimerere, biri naturere, binarimo noneho ibyo byose, kandi ibyo bitari kugireho ingaruka, bigatuma ahubwo umererwa neza. Rero icyambere ukeneye nk'uko nagiye mbigaragaza ni ukushaka ibintu birimo intungamubiri zose zikenewe cyangwa se indyo nziza. Ubundi kugira ngo umuntu abe yujuje indyo nziza, aba agomba kuba iyo ndyo agiye gufata cyangwa se afata irimo ibi bintu bikurikira. Haba harimo poroteyine, hakaba harimo isukari, hakaba harimo amavuta, ukaba harimo byibura antioxidant na fibre. Ibyo byose iyo ukabihuza ukabikusanya n'amavitamini byose, nibyo bigenda bikabyara indyo yuzuye. Buri kimwe cyose rero kiba gifite umurimo wacyo. Nk'urugero, poroteyine ni intungamubiri zubaka umubiri. Ubu zikeneye cyane, waba ushaka kubyibuha, waba ushaka kunanuka, waba ushaka kugira ubuzima bwiza, poroteyine ni ikintu umuntu wese aba akeneye, kubera ko zifasha kubaka imitsi, umuntu agakura neza, noneho zikanatuma igihe warwaye cyangwa igihe hari ikibazo wagize, poroteyine ziba zishinzwe gusana umubiri. Ingero z'ibiribwa wabonamo poroteyine: ibishyimbo n'ibinyabijumba. Ni byinshi, ntabwo byose ndi bubivugeho, ariko ibishyimbo bibonekamo poroteyine nziza kandi ifasha umubiri neza, na bino bintu by'ibinyabijumba nabyo biba ari byiza, kubera ko iriya poroteyine n'ibindi byose biyibamo ni nk'amabuye yubaka inzu y'umubiri wawe. Iyo zidahari umubiri ucika intege. Ikindi ukeneye ni isukari. Nimvuga isukari ntiwumve ino sukari dukoresha mvaruganda, iriya dusanga mu mandazi, mu migati, mu maji, mu nzoga, mu bintu byose uzi bigenda byongerwamo ano masukari, mu mafanta, amasoda n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari isukari bita carbohydrate, iyo ngiyo ubundi nizo mbaraga z'umubiri. Niyo mpamvu burya uko umwe ujya ubona umuntu yacitse intege cyane cyangwa se yakoze imirimo ivunanye cyane, isukari iba yagabanutse. Noneho akeneye indi sukari iri bwongere ikamwongerera imbaraga, noneho akongera akagira ubudahangarwa, kubera ko iriya sukari tuba dukeneye n'ibiribwa byinshi ibamo, cyane cyane nk'ibigori. Buri ikigori kigira isukari nyinshi cyane iba inakenewe n'umubiri, kubera ko isukari zose zituruka mu byo turya, kandi by'umwimerere iriya niyo umubiri ukeneye, ntabwo umubiri ukeneye izo sukari mvaruganda. Iyo sukari niyo itanga energy cyangwa se imbaraga. Nk'ingero wabonamo nabivuze ni ikigori, umuceri nawo ugira isukari, ibirayi bikaba uko nguko, imbuto cyane cyane nk'imineke n'amapera. Gusa imineke buri igira isukari nkeya cyane ugereranyije n'isukari iba mu kigori. Ikigori n'umuceri bigira isukari nziza rwose kandi nyinshi. Iyo rero ukunda kubikoresha ugira isukari nziza, ukaba uri umuntu ufite imbaraga, noneho ugakomeza kumva umerewe neza bitewe n'ibyo ngibyo wagiye ukoresha. Ni nka lisansi y'umubiri, niyo iguha imbaraga zo gukora buri munsi. Ibikenewe cyane ku mubiri wawe, noneho no ku ibingibi byo kongera ibiro, iyo wagiye ukoresha ibyo bintu bigiye birimo isukari, biragufasha cyane, bigatuma noneho bya biro byawe byiyongera kandi kuri gahunda nziza. Ikindi cya gatatu uba ukeneye ni amavuta. Mu bintu bigize umubiri, mu bintu bigize umuntu harimo n'amavuta, babyita fats. Ariko amavuta ukeneye ntabwo ari ngombwa cyane aya ngaya dukoresha mu buzima busanzwe yo gukarangisha ibyo turya, ahubwo hari ibintu nabyo bigiye bitandukanye bibonekamo amavuta y'umwimerere, noneho akaba ari yafasha cyane umubiri. Hakaba n'andi mavuta nayo meza akoreshwa, bigatuma noneho umuntu
arushaho kumererwa neza, kubera ko amavuta nayo atanga imbaraga kandi akarinda ingingo z'umubiri. Buriya nk'umuntu ukoresha amavuta y'ibihwagari, agakoresha avoka, agakoresha ubunyobwa, aya mavuta meza aba yamaze kuyakonsoma kandi akamugiraho n'ingaruka nziza. Rero amavuta si mabi yose, hari ayubaka umubiri kandi akanawurinda indwara, nayo aba akenewe. Hakaba ikindi nacyo kiba gikenewe, ari cyo amavitamines. Amavitamine icyo ashinzwe ni ukurinda indwara. Buriya iyo umuntu yabuze vitamine, indwara biba byoroshye cyane kuba indwara zamwataka. Rero ikintu uzakora ni ukuvuga ngo iyo ufite vitamine cyangwa wafashe ibintu birimo amavitamine, ibyo bintu biragenda bigafasha immune system, ni ubudahangarwa bw'umubiri. Umubiri ugahagarara ushikamye, umeze neza, witeguye guhangana n'urugamba urwo ari rwo rwose rwaza ruturutse. Ahantu henshi uzakura vitamini na biriya byo hejuru twavuze birazigira, ariko cyane cyane ibintu uzasanga biba byihariye mu mavitamini kandi y'ingenzi cyane, uzasangamo imbuto, harimo amacunga, hakabamo indimu, hakabamo imyembe, tukajya ku mboga yaba amadodo, amaepinari, amakaroti n'izindi mboga zigiye zitandukanye. Ibyo byose utibagiwe ubuki, kubuki nabwo bugira buriya vitamini nyinshi nk'uko twabibonye mu biganiro byabanjirije iki ngiki. Ibyo byose nibyo bigenda bigatuma umubiri ugira abasirikari bashinzwe kurinda indwara, utabinabizi wowe ubwawe ko ari cyo bahagarariye mu mubiri. Buriya vitamini ujye ubifata nk'umusirikari, kunubona igihugu haba ku mipaka, haba hagati mu gihugu n'ahandi hose, haba hari abasirikari bafite intwaro, bafite ubumenyi, bafite imyitozo bihagije byo kurinda igihugu kugira ngo kidaterwa cyangwa se kitangizwa n'abanzi bacyo. Ni nako rero na vitamini ziba zimeze nk'abo basirikari, ni nabo basirikari n'ubundi bashinzwe kurinda ibitero ibyo ari byo byose aho byaza biturutse hose, bishinzwe kuza gutera umubiri w'umuntu. Hakazamo antioxidante. Antioxidante rero ikintu zishinzwe ku mubiri w'umuntu, nabyo ukeneye haba mu kongera ibiro, haba mu kugira ubuzima bwiza, ni uko antioxidante irinda ibintu bibiri by'ingenzi kurusha ibindi byose. Irinda gusaza vuba, ikanarinda kanseri, kubera ko igira icyo bita free radicals. Free radicals niyo irwanya uburozi mu mubiri. Ingero rero wasangamo antioxidante harimo nka kiriya cyayi cyateyi tujya dukunda kwigishaho ahangaha kw'ibi biganiro. Bino bintu by'ibyayi munywa birimo amajyane cyangwa ibindi bintu byagiye bitunganywa, nabyo ni ibyo kwirinda rimwe na rimwe bitewe n'uburyo ki ushaka wenda kumera, ahubwo ukagerageza gukoresha ibi byayi by'umwimerere biba birimo imbaraga, birimo antioxidant, harimo amavitamini, harimo ibintu koko bishobora gutuma umuntu amererwa neza. Nka teyi nk'uko nagiye mbigaragaza, itera peti, ikarinda gusaza, ikarinda kuzana iminkanyari hakiri kare, igatuma umuntu yongera kwibuka. Uvuga ngo ni icyayi kiba gishinzwe kongera gukora ku bwonko bw'umuntu ahasinziriye hagakanguka, kandi ubwonko nk'impagarike y'umubiri wose, iyo ubwonko nk'umuyobozi w'impagarike y'umubiri wose, iyo bwamaze kugira ikibazo biba binagoye no kuba ahandi hose hamererwa neza. Rero iki cyayi kiba gikenewe cyane kubera ko kibamo ibintu byinshi cyane birinda umuntu gusaza, bikaba byanarinda n'umuntu kwatakwa na kanseri z'ubwoko bugiye butandukanye. Ikindi wasangamo antioxidante harimo imbuto z'umutuku n'imizabibu, hakabamo strawberry, n'inkeri n'izindi mbuto zigiye zitandukanye. Ikindi kintu gikomeye cyane nacyo tujya dukunda kuvugaho ni tungurusumu. Tungurusumu ibamo antioxidante nyinshi zishoboka, ibamo ibintu byarinda kanseri bigiye bitandukanye. Tungurusumu igira vitamini z'ubwoko bwinshi, mbese tungurusumu nayo mu bintu umubiri uba ukeneye nacyo
ni ikintu gisanzwe kitwegereye. Icyo ukora gusa wowe ni ukumenya uburyo ki ugomba kuba wayikoresha. Hano ibiganiro byayo biriho, twagiye tubikoraho, ujyeho urareba ibijyanye na tungurusumu. Nayo ni ikintu gikomeye cyane umuntu adakwiriye kwirengagiza. Turi no gutegura no kongera kugira ikindi tuyivugaho mu biganiro biri buze nabwo imbere, turaza kugira icyo twongera kuyivugaho. Ikindi ni igitunguru. Nimvuga igitunguru wumve onyo rouge cyane. Kino gitunguru dukoresha dukaranga, buriya ntago ari cyo guhumuza gusa, ahubwo ni n'ikintu gihambaye cyane, kifitemo antioxidante zituma umuntu adasaza vuba, kikanarinda ibintu bitandukanye, kikanavura indwara. Noneho rero ariko kigakoreshwa igihe ari kibisi, apana kuvuga gusa ngo uragikaranga, ahubwo ukajya wibanda cyane ko wagikoresha igihe ari kibisi. Ushobora kugikoramo udusalade, ushobora kukivanga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ako gasalade nako ukajya ukarya cyangwa se ukagikatira ku byo wariye, nabyo bituma umuntu amererwa neza. Noneho bikaba ibyo ugiye gufata byaba indyo yuzuye bitewe na cya gitunguru wongeyemo. Rero antioxidante nabyo ni nk'abasirikari barwanya ibyangiza umubiri imbere mu maraso. Numva ko rero ni ibintu nabyo bikenewe cyane. Hakaba ibindi bita fibre. Fibre rero yo icyo ishinzwe gufasha igogora. Nk'uko nabivuze, hari uburyo usanga umuntu ashaka kubyibuha, ariko kwa kubyibuha kwe ugasanga hari indwara arwaye zijyanye n'igogora. Warya ibiryo ugasanga ntabwo bigeze ku mubiri neza, ntabwo bigeze nyine ku cyo bishinzwe kuba byageraho, kubera ko nyine byapfiriye mu igogora. Niba urwaye igifu ugashyiramo ibiryo washyizemo igifu ntikibisye neza, cyangwa se ugasanga indurwe zawemo nyinshi, se biragenda bigatinda mu gifu, cyose bikagenda ukundi. Icyo gihe rero nabwo biba bisaba ko wivura, ukivura igifu, ukivura amara, ukivura umwijima, ukivura urwagashya, kubera ko ibyo byose ni inzira zigogora, kandi iyo zifite ikibazo biba binagoye no kugira ngo ibyo wariye nabyo bikugireho ingaruka nziza. Mu kanya nabwo ndakora ikiganiro kijyanye n'uburyo ki wakwivura izo ngingo zose, ndi bugaragazemo ibyo wakoresha kugira ngo bigufashe umererwe neza, wivure izo ndwara no kuba bazirwaye naze gucikwa. Ino fibre rero ikintu ifasha mu igogora no kwirinda constipation. Constipation ni imatwe. Kuno usanga umuntu arya bya bindi twavuze, uducapati, imigati, anywa ibyayi bya mukaru, arya nyine utuntu turi aho ngaho, noneho ugasanga niyigeza ahubwo afata ya ndyo yuzuye nk'uko turi kuyivuga, bigatuma ajya no kwituma, akaba yabura ibyatumye ajyayo. Ugasanga ari kurwana no guhatiriza, arimo arikanira cyane, ntibinaze. Icyo gihe ujya umenya ko ufite ikibazo cya constipation, kandi bituruka hanini ku byo wariye, cyangwa se bigaturuka mu kubigogora ryawe harimo urugingo rufite ikibazo, noneho ntibitanga umusaruro nk'uko bikwiriye. Rero uba ukeneye, hari amakara. Ano makara aracuruzwa hirya no hino, hari n'uburyo ushobora kuba nawe wayatunganya, ariko icyiza ni uko ugura ariya batunganyije. Ariya nayo afasha cyane mu bijyanye n'iyo constipation. Noneho rero ibintu bibonekamo fibre kandi bisanzwe, harimo ibigori bidatunganyije. Ubwo turavuga ibitari akawunga, cyangwa se byaba akawunga ariko akaba ari akawunga wikoreye bitaciye mu ruganda, kubera ko iyo byaciye mu ruganda hari ibintu byinshi bigenda bitakaza bitewe n'uburyo ki bitunganywamo. Ikindi ni imboga rwatsi. Imboga rwatsi nabyo ni ibintu ukeneye cyane kugira ngo ubashe kuba wabungabunga ubuzima bwawe. Hakaba imbuto zifite igishishwa, izo nazo zirakenewe cyane. Noneho ikindi nacyo uzasangamo ni ibishyimbo, nabyo birakenewe, kuko ibishyimbo buriya bigira poroteyine, bikagira amafibre, bikagira n'ibindi bigiye bitandukanye bikenewe cyane, kubera ko buriya ibishyimbo ni ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima bwa muntu. Rero ujye umenya ko fibre nacyo ari umukozi usukura mu nda, agafasha igogora neza no kurinda indwara zo mu mara. Ibikenewe cyane rero.
Byose rero mu magambo magufi cyane ni uko umubiri wawe ukeneye ibi byose. Ukeneye poroteyine zubaka, ugakenera isukari zo gutanga imbaraga, ugakenera amavuta meza, vitamini zo kurinda indwara, antioxidante zo kurinda uburozi, na fibre isukura mu nda. Iyo ubyitayeho neza uba uri kubaka ubuzima bwiza. Nyuma y'ibyo byose ubundi wowe genda mu gitondo ujye ubyuka unywa amazi, bishoboka unywa amazi y'akazuyaje. Nyuma yaho, nyuma y'iminota nka 30, ufate ifunguro ririmo biriya byose twagaragaje. Ndavuga nk'ifunguro ryuzuye, ushobora kurya umuceri ugashyiraho imboga, warangiza ufite igitunguru cyangwa tungurusumu ukayikatiraho hejuru, cyangwa se ugakora agasalade. Warangiza wagera ku manywa nabwo ukongera ugafata igaburo ryiza, na nimugoroba butarira cyane, cyangwa se bwa bwanije ukarifata ariko nuhita ujya kuryama nk'uko nabikweretse, nabwo ugafata igaburo ryiza. Noneho ukajya ugerageza no kuba wanywa n'igikoma ku bagishoboye, cyangwa se icyayi, cya cyayi naberetse cy'umwimerere. Aho kugira ngo ukoreshe iriya sukari, waba ufite uburyo ugakoreshamo ubuki, ariko nabyo ukagira uburyo ki ubigena utabivanze n'ibyo uri kurya. Noneho ibyo byose ukagenda ukajya ubikoresha neza, byatuma ibiro byawe bizamuka bikiyongera. Waba unafite n'indwara urwaye wenda ishobora gutuma ibiro bitiyongera, iyo ndwara nayo ukayitaho ukayivura. Ushobora kuyivura ukoresheje ibyo twagiye tugaragaza muri bino biganiro, cyangwa se ukajya no kwa muganga bakagufasha bakakuvura. Ndizera ko ibyo byose wagiye ubyitaho neza rwose, nyuma y'igihe gitoya wagenda ubona ibisubizo byiza. Mwifurije rero gukomeza kugubwa neza, Imana ibigufashemo. Dusubire ku bindi biganiro.